Ikaze wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyo sengesho. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyamukuru, turifuza gushimira tubikuye ku mutima abantu mwese aho muri ku isi hose hatandukanye, mwamaze kutwereka ko mukunda ibiganiro byacu. Turabashimiye cyane kandi muri ab'agaciro pe. Niba rero ari ubwa mbere ufunguye iyo sengesho, nawe uhawe ikaze. Tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ibanga nta rindi, kanda kuri subscribe, ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe, ubundi ubane natwe. Uyu munsi rero nk'uko mwamaze kubibona, tugiye kuganira ku kibazo cy'umunaniro ukabije. Ese tubuterwa n'iki kandi n'iki twakora ngo tuwirinde? Ese uhorana umunaniro ukabije? Niba ari uko bimeze, iki kiganiro gishobora kugufasha. Akenshi mbere na mbere, reka tubanze turebere hamwe ibintu bishobora kudutera umunaniro ukabije. Ikintu cya mbere ni ugusabwa ibintu byinshi. Reka tuvuge ko uri umukozi cyangwa se umunyeshuri, uhora usabwa gukora ibintu neza, kwishyiriraho intego zikomeye no kubona amanota meza. Guhora ku rutoto nk'urwo birumvikana ko bishobora kugutera umunaniro ukabije. Nta kintu cya kabiri, ikoranabuhanga. Ibikoresho bya elegitoronike dutunze, urugero nka kompiyuta, telefone zigendanwa, nibyo koko bidufasha gushyikirana n'abantu amasaha 24/24, ariko kandi ibyo nabyo bishobora kudutera umunaniro ukabije. Ikintu cya gatatu ni ukudasinzira neza cyangwa se kudasinzira bihagije. Abakiri bato abenshi bahorana umunaniro kubera ko babyuka kare bajya ku ishuri, ku kazi cyangwa mu myidagaduro, kandi bakaryama batinze. Ese ibi byaba bishaka kuvuga ko tugomba kureka gukora cyane? Oya rwose. Kuba abantu b'abanyamwete ni byiza cyane. Icyakora ntitugomba gukora cyane ku buryo ubuzima bwacu buhazaharira. Akenshi iyo ukora cyane ushobora kwibwira ko ufite imbaraga nyinshi, ariko ibyo bimara akanya gato. Ibyo rero bishobora gutuma ugira umunaniro ukabije kandi byagira n'ingaruka ku buzima bwawe. Wakora iki rero ngo wirinde umunaniro ukabije? Ikintu cya mbere, itoze guhakana. Hari igitabo kimwe kivuga ko ubwenge bufitwe n'abiyoroshya. Abantu biyoroshya bamenya aho ubushobozi bwabo bugarukira kandi ntibakora ibirenze ibyo bashoboye. Akenshi igituma umuntu agira umunaniro ukabije ni ukwemera gukora akazi kose ahawe. Ibyo bigaragaza ko atiyoroshya kandi amaherezo bimutera umunaniro ukabije. Naho icya kabiri wakora, jya uruhuka bihagije. Abantu bavuga ko gusinzira bifasha ubwonko kuruhuka. Iyo wasinziriye bihagije, ukora akazi kawe neza kandi ukumva unishimye. Icya gatatu, jya ushyira ibintu kuri gahunda. Iyo umuntu azi gukoresha neza igihe cye, bimufasha mu buzima bwe bwose. Niba ushaka kwirinda imihangayiko itari ngombwa, jya wandika ibyo uri bukore. Iyo ufite gahunda y'ibyo uri bukore, birakorohera kugira ibyo uhinduraho mu gihe wumva unaniwe. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ibanga ni rya rindi, kanda kuri subscribe. Niba utarabikora, ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe, ubundi uhorane natwe. Naho ubutaha rero, kandi ugire ibihe byiza. Bye.